bakaguha akazi, bakaguha umushahara, bakaguha ati 30 uzajya uhembwa, ukinjira mu kazi, uzarebe uri mu ishuri kugira ngo ishuri ryige neza. Kwera no muri gardienne, hari ukuntu abanyeshuri muri gardienne bitwara, ukagenda ukagera muri primaire, hari ukuntu abana muri primaire bitwara, hari uko bagenda babarera, ugeze muri secondaire hari umwifato, ugera muri kaminuza hari umwifato, hari n'umwifato wa gikristo. Yesu nashimwe. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni GATERA Jose nk'uko bisanzwe, guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana ishobora byose, yongeye kuturemera igitondo cy'umugisha, igitondo cyiza. Ndashima Imana rero kubw'uyu munsi. Uyu ni umunsi Imana yatwongereye kugira ngo tunezerwe, tuyishime, tuvuge kugira neza kwayo. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndabashimira namwe abadukurikirana, abadushyigikiye, abadutera inkunga mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwose mushobojwe, Imana ibashoboje mwese. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Yari GATERA Jose rero ugarutse imbere y'Imana n'imbere yanyu, ngarutse kubabwira inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryiza riri mu gitabo cy'abacamanza, abacamanza ibice byaho 6. Turahera ku murongo waho 6 twumve icyo Imana ivuga ku masezerano. Ijambo ry'Imana mfite umutwe w'ijambo uvuga ngo amasezerano y'Imana agira amabwiriza, cyangwa se agira kondisiyo, cyangwa se amahame. Kuvuga ngo isezerano ry'Imana rigira amabwiriza. Imana ikaguha isezerano ikakubwira ngo mwana wanjye bizagenda bityo, ukicarana nzay'Imana. Ariko haba hariho amabwiriza, haba hariho kondisiyo, haba hari amahame, haba hari amabwiriza, haba hari kondisiyo. Iyo rero rimwe na rimwe utagenze neza ya masezerano, ntabwo ariko asohora, ntabwo ariko bigenda. Uyu munsi dufite abantu bavuga ngo Imana yaransezeranije, ngo ari yambwiye gutya, ari ugasanga agihabwa iryo sezerano ntabwo yakomeje kubaha Imana, ntabwo yakomeje kugenda uko Imana ibishaka. Cya gihe uko yamubonaga siko akiri, ahubwo agasigara yishyuza. Kandi nshatse no kukubwira ngo ntabwo ushaka kwishyuza aho utakoze. Igihe cyose twishyuza aho twakoze. Rero uyu munsi dufite abakristo bishyuza Imana ngo yari yaravuze, yari yarambwiye. Ariko kandi nibyo isezerano ry'Imana ntirihera, irishakira inzira, ariko hari amabwiriza, hari kondisiyo yo kugira ngo isezerano Imana yagusezeranije risohore. Nibyo nje kukubwira. Reka umusomya dusomere mu gitabo cy'abacamanza ibice byaho 6. Turahera ku murongo waho wa 6. Yego, reka tuasome. Muto w'ijambo ratubwira ko Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Ababwira impamvu bibaye, ababwira impamvu baneshejwe. Bibiliya yavuze ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Murongo wa 6. Yego. Nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani. Nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani, baherako batakambira Uwiteka. baherako batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamidiyani. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamidiyani. Uwiteka abatumaho umuhanuzi arababwira ati. Uwiteka batumaho umuhanuzi arababwira ati. Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti. Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti. Nabakuye muri Egiputa. Nabakuye muri Egiputa. No mu nzu y'uburetwa. No mu nzu y'uburetwa. Nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa. Mbakiza amaboko y'Abanyegiputa. N'amaboko y'abarenganyaga. N'amaboko y'ababarenganyaga. Bose mbirukana imbere yanyu.
bose ndabirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. mbaha igihugu cyabo. Murongo wa 10, ndababwira nti ndi Uwiteka Imana yanyu, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori, mwe kubaha imana z'Abamori, bene iki gihugu murimo, bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Amina. ariko mwanga kunyumvira. Amena. Imana ibagirire neza. Imana ibabwiye impamvu Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani. Uwiteka ababwira impamvu, ababwira ikibazo uko gihagaze, ababwira ibibazo bahagazemo impamvu yabyo. Nakubwiye ngo umugisha w'Imana, amasezerano agira amabwiriza, agira kondisiyo. Hari kondisiyo y'isezerano, hari amabwiriza y'isezerano, hari ik'Imana hari umwifato ugomba kwifata. Iyo uri umukristo ugomba kugira uko wifata. Mureke mbabwize ukuri, Imana irahari. Imana irahari, ntacyo uzayiburana. Imana irahari, ntiwayishaka ngo uyibure, ntiwayitakira ngo unanirwa kukumva. Nta kintu na kimwe idashoboye, yitwishobora byose. Niko yabwiye Mose, iramubwira ngo nitwishobora byose. Igihe yari bakuye mu maboko ya Farawo, igihe yari bambukije inyanja itukura, igihe yari igaragaje imbaraga zayo, igihe Farawo yari yaranze kubarekura akajya batwaza igitugu abananiza, Imana ikoresha imbaraga zayo. Irangije iramubwira ngo Mose nitwishobora byose. Imana yacu ishobora byose, ariko amasezerano yayo agira kondisiyo. Hari amabwiriza, hari uko ugomba kwifata, hari uko ugomba kwitwara. Uzarebeyo boss aguhaye akazi, uzarebeyo ahantu runaka bakwangaje, bakaguha akazi, bakaguha umushahara, bakaguha ati 30 uzajya uhembwa, ukinjira mu kazi. Uzarebe uri mu ishuri kugira ngo ishuri ryige neza. Kwera no muri gardienne, hari ukuntu abanyeshuri muri gardienne bitwara. Ukagenda ukagera muri primaire, hari ukuntu abana muri primaire bitwara, hari uko bagenda babarera. Ugeze muri secondaire hari umwifato, ugera muri kaminuza hari umwifato, hari n'umwifato wa gikristo, hari umwifato w'abantu b'abakristo. Rero uyu munyeshuri wahereye muri gardienne agenda afite uburere, akagera muri primaire, akazamuka secondaire akayinjiramo, ajya kuzamuka kwinjira muri university, aba yujuje ibyangombwa, abona amanota yo yumvira, yo yubaha, yakurikiza ibyo bamwigisha n'ibyo n'umwifato bamuha. Niko no mu gakiza bimeze, noko no mu nzu y'Imana bimera, no kuba umukristo bimera. Duhera hasi tukiva mu mazi menshi, tukibatizwa bakitwigisha igice, mwarimu akitwigisha. Cyagiye bakikwigisha iby'umubatizo ukajya mu mazi menshi, hari ukuntu ugenda wumva ziranyigisho zikurikiye ntuterere iyo. Burya ni kugenda ubona n'umugisha, kuko biravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi tuzabyongererwa. Rero hari igihe twirengagiza tukagira ngo iby'Imana bipfa kuza. Oya, ntago bipfa kuza. Hari amabwiriza, hari kondisiyo y'isezerano. Nje kukubwira ngo ntukuke umutima, ntuhagarike umutima. Imana irahari. Wowe nukora ibyo ushaka, nawe izi ibyo ushaka. Nukora ibyo ushaka, nawe izi ibyo ushaka, ntuzanavunika. Ntabwo uzavunika. Wowe ikintu kigomba kugushishikaza ni ugukora icyo Imana ishaka gukora. Ibindi irabizi, ibindi irabireba. Bibiliya iravuga ngo mbese ko yatanze umwana wayo w'ikinege, izabuzwa niki kumuguhana n'ibindi byose? Hagarara uko Imana ishaka, genda uko Imana ishaka kugenda, ifata uko Imana ishaka ko wifata. Ibindi birihagije, ibindi birahagije. Imana irahari mwene data. Nje kukubwira ngo umugisha w'Imana, isezerano rigira kondisiyo, ribaho kondisiyo. Buriya uzarebe, yabwiye Salomo, iramubwira ngo Salomo, kubera ko unsabye ubwenge, ntunsabe kurama cyangwa ko abanzi bapfa,
mbiguhanye n'ibindi byose, mu bakubanjirije n'abazaguheruka ntawe uzahwana nawe, ntawe uzakuruta. Umanutse arongera aramubwira ngo nuko kandi nukomeza kunyuba nzaguha no kurama. Bivuga ngo iyo duhawe amasezerano tukarushaho kubaha Imana, amasezerano yacu aragenda neza, Imana igenda iyashakira inzira. Murabyibuka igihe Yosefu yajyanywe kwa Potifari, ryari isezerano. Ubundi isezerano rikujyana aho rishatse, ariko kandi iyo ukomeje kubaha Imana irakurinda, ikarinda isezerano, ikarinda icyo yavuze. Ageze kwa Potifari, inkuru za Yosefu abaziza bakunda Bibiliya, ngo yarahageze arageragezwa cyane. Kandi buryo mu by'ukuri kwa Potifari yahajyanywe n'iki? Yagiye kuba umukozi kwa Potifari kubera iki? Yarageragezwaga, ariko Imana irinda isezerano. Burya na Imana irinda icyo yakuvuzeho, Imana irihagije. Hari ijambo ryarishimisha ngo muka Potifari amaze kumugerageza kenshi, aramugerageza ngo ariko aravuga ngo ya sinahemukira databuja cyangwa mpemukira Imana yanjye. Yihagararaho, aragambanirwa, ajya mu nzu y'imbohe, ariko Imana imushakira inzira, ishaka uko avamo, ishaka uko asohoza isezerano. Bivuga ngo iki? Twebwe icyo dusabwa ni iki? Ni ukubaha Imana. Iby'amasezerano izayashakira inzira. Ushobora kuvuga ngo ariko si ubu ko yambwiye ngo bizacaye, dore imyaka irashize, ntawe umvugisha, nta nzira mbona. Izishakira inzira. Wowe ubaha Imana, ukomeze uyubahe, ukorere Imana ukiranuka, Imana izishakira inzira. Nje kukubwira ngo umugisha w'Imana ugira amabwiriza. Abisirayeli baratatse, baraboroze, bavugisha induru, bakubiswe n'Abamediyani ngo bajyaga mu mirima yabo bakarandura imyaka, bakayisira ibanga, amatungo bakayangiza. Bibiliya iravuga ngo ntibabasigiraga na ruminja. Hanyuma ngo bakuka umutima, bariheba, baravuga bati ibi ni ibiki bitubayeho, turabigenza dute? Ariko kandi Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, ngo ibabwire impamvu bibabayeho. Cya gihe tekereza, kenshi tujya tubona abantu ukabona akakubwira ati rwose jewe nari umukristo, ariko mba no mu rusengero nkora n'umurimo w'Imana, ariko rwose ibintu byanjye ntibigenda. Kuva ntangiye kwinjira mu by'akagakiza nibwo natangiye guhura n'intambara. Ariko wareba intambara ziva kuki? Hari icyigisho nyangira kivuga ku ngaruka z'ibyo wisigarije, kivuga ku ngaruka z'ibyo umuntu yisigariza. Ibyo rero hari igihe rimwe na rimwe intambara duhura nazo ziba ari ingaruka z'ibyo twisigarije, cyangwa se ari ishuri, ari agashuri Imana ikunyujijemo kugira ngo naho uzahigire uhamenyere imbaraga z'Imana. Kuko ibintu byose Imana ibitwereka kugira ngo tubinyuramo, kugira ngo tuhabone imbaraga z'Imana. Ibi tubaho byose tubinyuramo tukarushaho kubona imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Wasanga ubuzima urimo ari ukugira ngo Imana yiheshereze icyubahiro kuri wowe, cyangwa se ari ingaruka z'ibyo wisigarije, cyangwa se ari imirimo ya shitani ahagurukije. Rero bigusaba kumenya igihe uhagazemo, kumenya uko witwara imbere y'Imana. Kuko tugomba kuba maso iyo twabaye abakristo. Nituba maso, iyo tutabaye maso rero ni uzasanga kenshi dusubira inyuma, tugenda tuzindara. Imana yo irihagije, nta nubwo icyo yagusezeranyije izakireka, ariko ugomba kumenya neza, ese ibi bintu biri kuva kuki? Ibi bintu biri guturuka hehe? Ukabimenya. Niba uri umukristo warabatijwe, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, wisubira inyuma, Imana irahari, wicika intege. Dufite abantu bacika intege bakavuga ngo byaratinze, ndetse hakagira n'abandi babagira inama ngo nubura ubwenge izakureka. Kubura ubwenge ni ukubivamo, kubura ubwenge ni ugusubira inyuma. Naho kubaha Imana ugakomeza ukayikorera ugakizwa, nta bwenge ububuze. Imana itugirire neza.
ratisikabone. Ndashima Imana yo mu ijuru ko yitwa ndiho. Ndashima Imana yo mu ijuru ko yitwa ishobora byose, yitwa karuhura, igiruhura, igimara umubabaro na sikara monefo. Imana imara umubabaro yewe. Muririmbyi wa 205 yaravuze ngo urwane intambara nziza, ngo Kristo ni imbaraga zawe, ngo fata ubugingo aguhaye, ngo wabujijwe kwiganyira. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, yo Imana itugirire neza. Mwebwe abakunda ijambo ry'Imana nimuyikomezeho. Bibiliya ngo ni ijambo, uwo jambo Kristo nibuye ngo ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko nyamara ngo niryo rikomeza imfuruka. Imana itugirire neza. Ndagira ngo uyu munsi wongere wisubireho. Ese niba amasezerano y'Imana agira kondisiyo, agira amabwiriza, ubwo uracyahagaze neza? Hari iby'Imana igushakaho, hari iby'Imana igushakaho, hari umwifati gushakaho, hari uko ugomba kwitwara. Muribuka ibwira Manowa, Mukamanowa ngo Imana imusanga, marayika musanga mu murima, yaramubwiye ngo uzabyara, imuha amasezerano yo kubyara. Ariko ijambo rikomera amubwira ngo kandi uwo mwana azaba ari umunaziri, igihe uzaba umutwite ntuzanywe vino kandi ntuzamwogoshe. Hari amabwiriza, hari uko ugomba kwifata. By'Imana ntabwo ari byo babona ku buntu, by'Imana ntabwo ari byo bavanga ngo numara kubivanga ngo hanyuma ngo bizizana. Oya, Imana ni umubyeyi, ariko kandi tugomba kuyubaha. Imana ni papa, ariko tugomba kuyubaha, tukagira uko twitwara. Rero uyu munsi ndagira ngo wongere witekerezeho, uvuge ngo mbese nkora iki? Subira inyuma, winire, urebe, wisuzume, urebe ukuntu witwaye kuva ugihabwa isezerano ry'Imana. Ibyo kubara imyaka n'ibindi byo byigucumuza by'abantu bavuga ntago bijya bikuraho iby'Imana yavuze. Ibyo abantu bavuga ntago byakuraho iby'Imana yavuze. By'Imana yavuze jya ubiha agaciro, nibyo bikomeye, nibyo izasohoza. Ndagira ngo uyu munsi wikomeze ku Mana, wongere ugarukiraho, uze ushaka Imana irahari. Iyo dusenga niyo kwizerwa, ni umunyakuri. Dufite ibihamya, Imana yacu ni inyakuri, dufite ibihamya, irashoboye. Raya sikarabonefo. Je kukubwira ngo wicike intege, komeza inzira watangiye, wicike intege, komeza inzira watangiye. Ngo wahisemo neza, Mana ishimwe ko wahisemo neza. Mwene data mu Kristo, warunaniwe kubera indwara, warucogoye, abantu barakubwira ngo ntibizakunda, wakwireba no mu kirori, wafata miruwari wareba ukavuga uti koko ntibigikunze. Ninde wakubwiye ko bitazakunda? Koko na runaka ntiyabya ibyo we ntubirebe, ntukarebera Imana mu kibazo, jya ureba yavuganye nawe. Ese uzabyara runaka we ko atabyaye, ibyo nibyo wowe uzabyara. Se uzashaka, oya wowe ujya urebera Imana mu byo yakoze, ntukayirebere mu kibazo. Jya urebera Imana mu byo yakoze, ntukajya urebera Imana mu kibazo cyaguherana. Ujya urebera Imana mu kibazo, ahubwo ujya ubwira shitani ngo mva inyuma. Wibuke cyagihe wari umushomeri, wibuke cyagihe yakwishyura ishuri ukiga, wibuke cyagihe yaguhaye urugo abandi batarubaka, wibuke cyagihe. Hari ikintu ushobora kwibuka hanyuma ukanesha. Dawidi yaravuze ngo Imana yampaye imbaraga ikamfasha ndi mu ishyamba ndagiye intama za data, nkashwanyaguza idubu n'intare, irabute kunyizura mu Filisitiya,
igihe cyose wibutse iby'Imana yakoze bituma ugira imbaraga zo kunesha. Ibintu byo kukubwira ngo dore iby'Imana akurinda kuwe ko iby'Imana bitinda. Nibitinda nawe uzarama. Nibitinda nawe ntaho uzajya, naho ndege izamanuka ikagwa uzasanga bavuga ngo hasiga harokotse umwe. Uzasanga ari wa wundi Imana itarasohoreza isezerano, wa wundi wavuganye nayo kandi akayubaha. Nujya mu bwato ukibirika uzasanga bavuga ngo ewe ubwato bwaguye cyo kuri hakiza umuntu, cyo kuri wa muntu wakiza, uzasanga ari umuntu ufite icy'Imana yavuganye nawe. Ndashima Imana ko ijya yishakira inzira. Nanije kukubwira ngo umugisha w'Imana ugira amabwiriza. Umugisha w'Imana ugira amabwiriza, ugira amahame. Ujye ukunda Imana uyikorere, ujye ukunda Imana uyikomezeho. Rero Bibiliya yavuze ngo iki? Abisirayeli bararira, Abisirayeli baraneshwa n'Abamediyani. Uwiteka ababwira impamvu, habwa ati nabakuye mu gihugu ngikuramwo bene cyo ndakibaha, ariko ndababwira ngo ntimuzakorera imana zabo, ntimuzabumvire, ntimuzakora ibyo bakoraga, ariko mwanga kunyumvira. Bariho basenga bavuga bati Imana dore ubuzima duhagazemo, dore ibibazo dufite bitewe niki? Ngo Imana ibatumaho umuhanuzi habwa ati dore impamvu rero mwanze kunyumvira, nabahaye igihugu ngikuyemwo bene cyo. Nawe hari ibintu Imana yanakubaza uyu munsi kaguye ati naguhaye urugo, suko warushaga abandi bakobwa batarashaka. Naguhaye akazi, suko ufite amashuri meza kurusha bene wanyu bashomereye cyangwa se bagenzi bawe mwiganye. Bese nagufondeye ubuzima, narakuremeye, suko wari ukiranutse n'ubuntu nakugiriye, ariko none ugeze mu kazi utangiye kurya ruswa, ntago uri kumva abantu. Ujye wibuka muntu w'Imana, ujye wibuka Imana yagukuye. Imana buri gihe igenda izirikana, Imana igenda izirikana, ikavuga iti uyu mwana wanjye namugiriye neza, uyu muntu namugiriye ntya. Rero dukomeje kwibuka ineza y'Imana. N'impamvu kenshi abantu tugenda duteshuka cyangwa se bateshuka ni ukutibuka. Basanga umuntu aribagiwe. Iyo wibagiwe rero hapfa ibintu byinshi, ntukibagirwe. Imana yababwira ngo rwose icyo gihe ngo Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamediyani, bivuga ngo bari barabiretse. Batakambiye Uwiteka kubw'Abamediyani, ngo Uwiteka babwira impamvu. Biragatsindwa gusenga Imana ari ukuhe n'ikibazo kandi uri umukirisitu. Biragusaba kugira Imana nayo ukayiha igihe, ukagira igihe cyo guha Imana, ukavuga ngo iki gihe ngihaye Imana. Mu masaha 24 ukagira igihe ugenera mu Imana. Imana yacu ni urukundo, ntabwo igusabye amasaha menshi, ariko uyihe igihe uvuga ngo iki gihe nacyo mu masaha 24 genda hamwe Imana igihe. Ubahe ugire mu igihe uha Imana. Ni isaha ya 9 z'ijoro, z'amanywa se biterwa nawe. Ushobora ko kw'izijoro uzaba uri mu kazi, ariko izamanywa ukabaruhutse. Wowe niwe witegura wiprograma neza, ariko ushakira Imana igihe, umuremyi wawe, umukunzi wawe, umujyanama wawe, utabura uko kujya, ishobora byose, iyaremye ijuru n'isi, iyashyizeho inkingi zifashe ikirere, ivuga ngo ni buke bugacya, yavuga ngo ni bwire bukira. Ndagira ngo uyihe igihe rero. Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani, Uwiteka babwira impamvu. Arababwira ngo nabakuye mu gihugu, nabahaye igihugu ngikuyemwo bene cyo. Ndababwira ngo ntimuzakorera imana zabo, ntimuzabumvire, ariko mwanga kunyumvira. Urumva ikibazo aho cyari kiri, urumva impamvu yazo. Ndagira ngo rero uyu munsi mu by'ukuri, uyu munsi utangire witekerezeho. Sebo numvira Imana,
nakubwiye ukuntu marayika yabwiye Mukamanowa, yaramubwiye ngo ugiye kubyara, ngo yari ingumba we n'umugabo we bariyakiriye. Hari igihe umuntu yiyakira mu kibazo runaka, kandi yo burya gutinda mu kibazo, hari dufite abantu bivumbura, ugasanga abakristo bamwe na bamwe bakunda kwivumbura. Sanga umuntu arivumbuye ku Mana, se wayivumbura ukajya hehe? Ngaho mbwira, wayivumbura ukajya he? Ntukivumbure ku Mana. Ariko rero iyo utivumbuye ku Mana kugarukaho. Marayika yasanze Mukamanowa mu murima, nta nubwo amusanze mu rusengero, yamusanze mu murima. Aramubwira ngo mugore, dore ugiye kuzabyara umwana, ariko azaba ari umunaziri. Imuha amabwiriza, ntazanywe vino, ntazarye ku muzabibu. Mbese imubwira ukuntu azitwara igihe azaba yarabyaye atwite uwo mwana, igihe azaba atwite inda ye, kubera ko azaba ari umwana udasanzwe. Ibintu duturuka biva mu maboko y'Imana biba ari ibintu by'agaciro. Umugabo yaguha bari umugabo w'agaciro, umwana iguhaye bari umwana w'agaciro. Ibintu byose ukuye mu maboko y'Imana biba ari ibintu bifite agaciro. N'umugisha w'Imana, ngo umugisha Uwiteka atanga ngo utera ubukire, nta mpagarara zibamo. Rero ndagira ngo umenye uha agaciro ibituruka mu maboko, amasezerano wahawe. Uha Imana igihe, ugira igihe cyo mu masaha 24 uha Imana igihe. Urumva, uha Imana igihe mwene data. Ndashaka kugusengera Imana uyu munsi, ndashaka kugira ngo Imana yo mu ijuru yongere guha imbaraga. Ijambo ry'Imana rimanutse ntago rimanukiye ubusa. Hari wasubiye inyuma, hari umuntu wavuye mu masezerano, hari umuntu wacitse intege, ariko uyu munsi ugarukiraho. Imana irahari, ntuterwe ubwoba n'ibizaba, ntuterwe ubwoba n'ibyo bakubwira. Ibyo abantu bavuga ntago bizakuraho ibyo Imana yavuze. Ibyo Imana yavuze nibyo bifite agaciro. Izana bishakira inzira, sabishakira inzira. Bwo bufite n'ubuye, ikibazo ufite ni iki? Ku Mwami Yesu ankunda nda amahoro, niba Kristo akwishimira ibintu byose ni sawa. Imana ishimwe kwishobora byose, Imana ishimwe kwisohoza amasezerano, Imana ishimwe kwizirikana. Rataya sikarabone foya. Ndagira ngo ngusengere, ndagira ngo ngusengere, ndagira ngo ngusengere. Maze igihe urwaye, Imana yakubwiye ko uzabona akazi, none umaze imyaka 3 mu bushomeri. Imana yakubwiye ko iguhaye urugo, none umaze imyaka 30, umaze 45. Bese ari amasezerano ufite. Ndagira ngo nsengera abantu bafite amasezerano, basa nkaho babona ko atagisohoye, basa nkaho babona ko bababeshye. Ariko ubundi Imana irabeshya, by'Imana ntibihera kiretse niba barabibwiwe n'abantu. Hako niba ari Imana yavuganye nawe, sabisoze zabishakira inzira. Kandi wanavuga uti sibu nabwirwa n'iki kwivugira mu bantu, nabwirwa n'iki ko ari by'abantu. Ni wubaha Imana izagusura, ni wubaha Imana izagusanga, ni wubaha Imana. Impano z'Imana zikuriho nawe, zakurotesha inzozi, uzarota, uzerekwa, zagutumaho n'umwana w'abahanuzi, mushumba wawe izamucamo. Icyo usabwa ni iki? Ni ukubana n'Imana gusa. Rero mu by'ukuri reka ngusengere, wowe ufite isezerano ariko urabona nta nzira. Ndashaka gusengera abantu basubiye inyuma. Ntabwo ijambo ry'Imana rimanuka ku busa. Wisuzume urebe ko ukihagaze mu nzira zayo, urebe ko utateshutse, urebe ko utateshutse, urebe ko utari kuzarira, urebe ko utari kuzarira. Kuko hari igihe umuntu azarira mu by'Imana, akazarira. Loti yarazaririye, yewe bamubwiraga ngo nahunga umujinya w'Imana, arazarira ngo atangira kuzarira kugeza igihe yisabiye ngo nimundeke ngo njye kuri uriya mudugudu ngo daye ngo wasowari ngo ni mutoya. Iyo umuntu azaririye mu by'Imana atangira kwicira inzira, atangira ntukazarire we, komeza Imana, komeza Imana, komeza ibyo yavuganye nawe.
ubundi gusezeranije irasohoza mu by'ukuri, ubundi guseza irahari. Imana yacu irahari, Imana irahari, ntibazagutera ubwoba. Yakuye Pawulo na Sila muri gereza, wowe yabuzwa niki? Wasanga wowe gereza ufite ari y'ubukene, ari ahantu ukingiranye warabuze akazi, kumva uri mu kazitiro, cyangwa umaze iminsi ku gisasiro cy'uburwayi, iyo yaba ari gereza yawe. Ariko yayikuyemo Pawulo na Sila, uyu munsi nawe iragukingurira inzugi zikinze. Yego, iragukingurira inzugi zikinze. Wowe gusa komeza amabwiriza y'Imana, komeza, nturekure umusaraba, ntucike intege, ntukagishe inama abantu. Mwuka Wera arahari, niwe mujyanama wacu. Rero iyo ujya kubaza mugenzi wawe ngo ari kubumba ikomeze, ariko ubu koko nsenge, ese ubu ko bari gupanga ibihe mzabisenge, ariko ubu koko ibintu byo gusenga hari icyo bivamo. Wasanga ubajije umunyantege nke mugenzi wawe, arakumarira ikizi? Cyubwira Umwuka Wera, jya usenga. Umwuka Wera niwe mujyanama wacu. Abantu bacumuzwa n'ibintu, kubaza abantu, umuntu usuramubaza yakumarira. Baza Imana, senga, fata ibihe. Niba hari ikintu kikuyobeye, wihererane n'Imana uyihe igihe. Muri ya masaha 28 ubaza Imana ngo Mana nkora iki? Zakubwira n'ukuri. Mana itugirire neza, Mana yacu itugirire neza. Rero ndagira ngo nsengera abantu bacogoye kubw'amasezerano. Imana ibakomeze. Abandi basubiye inyuma, banayavuyemo, kandi bagenda bavuga ngo barabeshya, bari abantu barahanura babeshya. Ariko nindakubwiye ko abantu bahanura babeshya, ubundi niwe ishinga abantu bazanakubeshya. Kireba Imana, ujye mu nzu y'Imana, ntugahunga urusengero, ujye mu rusengero cy'imbere y'Umushumba wawe, mubwire ibyifuzo byagusengere. Ujye mu nzu y'Imana, winjire mu murimo w'Imana. Ubundi bazakubeshya kubera ko wiriwe ahantu uzerera ku misozi wiruka mu bahanuzi. Ariko nujya mu nzu y'Imana ugakorera Imana, izanakwereka umuntu muzima muhuza, munasengane. Izakuzanira umuntu ushobora kugufasha mu rugendo. Kubera iki? Kuko wagiye mu nzu yayo. Ubundi se nugenda ukajya wirirwa mu butayu no ku mazi no mu misozi no mu byumba bidasobanutse, ugasanga nta teraniro, nta gaburo ryera, nta mushumba, bene uwo muntu munahuye aranakuyobya. Wowe garuka, jya mu nzu y'Imana. Imana irahari. Mu nzu y'Imana harimo umugisha, harimo abagabo, harimo abana, harimo amafaranga, harimo amazu, harimo ubuzima umuntu agakiriramo, harimo byose. Rero reka mbasengera Imana ibashoboze. Reka mbasengera Imana ibashoboze. Gusa garukira wigire mu nzu y'Imana. Wigire mu nzu y'Imana. Ujye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana haba umugisha. Jya mu nzu y'Imana usenge. Kandi ntuve mu masezerano. Masezerano y'Imana agira amabwiriza. Uvuga ngo mbese nkore nte ko mfite isezerano nitware nte? Witware nk'umuntu ufite isezerano. Tugiye gusenga. Dusengera umuntu ushaka gukizwa, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we. Birashoboka ko ibyo ngibyo nabyumva gutya kubera ko ukunda kwiyumvira ijambo ry'Imana, ariko utaranabatizwa mu mazi menshi. Ndagira ngo gusengera uyu munsi utere intambwe wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Birashoboka ko we wanabatijwe koko kandi ukanahabwa amasezerano umaze kwinjira mu murimo, ariko warangiza wabona asa nkaho atinze, hanyuma ugacogora. Nawe ndagira ngo usengere. Hanyuma ni abantu batatu nsengera, n'abantu bafite ibyifuzo babona bimeze nk'imisozi imbere yabo. Yesu yaravuze ngo abibutse Uwiteka ntimugacogore. Rero turaha kugira ngo dusenge Imana kandi irashoboye. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, dusengeye umuntu wari ufite amasezerano ariko agasubira inyuma, akagenda acogora, acika intege. Imbaraga zisumba byose nizimwongerere imbaraga. Ongera umugarukeho Mana, ongera umushyigikire, kandi yongera asubire mu masezerano yitandukanye n'ibibi. Mana yongera asubire ku murongo, yongera asubire mu murimo wawe, yongera akizwe, agira ibyo areka. Turabyibutse cyane wabwiye Abisirayeli
wabwira impamvu Abamediyani babakubise, babanesheje, babimuye, babakuye mu mazu yabo, babaraje mu bihanamanga. Wababwiye impamvu babasibangiye imyaka, wababwira impamvu babanyaze, wababwira impamvu babaraza rwa ntambi, ngo nuko banze kuyumvira, banze kukumvira, ngo niyo mpamvu bahuye n'ibibazo. Rorarara Mana dosikarabone. Abantu kukumvira Mana, niwo utanga imbaraga, niwo utanga umwuka wera, niwo utanga umugisha, niwo ushobora byose. Rotesi karabone. Babantu bahe kukumvira. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Nyaguhora ku ngoma, urakoze Mana. Aba bantu Mana wabwiye Abisirayeli, ubabwira impamvu amasezerano abayemwe ibibazo, ubabwira impamvu amasezerano ahindutse, ngo nuko banze kukumvira. Rero aba bantu bagarure mu murongo, ubaremera umutima mushya, uwari muri Kristo Yesu. Baremera umutima mushya, baremera umutima mushya, baremera umutima mushya. Imbaraga zisumba byose zigaruke ku bantu bawe. Urakoze Mana. Uyu muntu wacitse intege, uyu muntu wasubiye inyuma, ongera umwongerera imbaraga. Senge umuntu ushaka gukizwa, uyu muntu uzamuye ikiganza, uyu muntu uruhijwe Mana tumusabiye agakiza. Mwandukura mu gitabo cy'abarimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Bongerera imbaraga, ubaha amavuta, ubaha agakiza, ubakire Mana. Bandukure bakure mu bibi. Uyu muntu waruhijwe n'ubusambanyi byanze kumunanira, uyu muntu wigize umutinganyi, umuntu wananiwe kure kuri ibyo bwe, hari ingeso yamunaniye, Mwiteka we ongera agakiza mu bantu bawe. Uyu muntu uzamuye ikiganza, umwakire Kristo. Urakoze kuruhura. Turabasengeye, turabingingiye, dusengeye umuntu urwaye mu izina rya Yesu. Indwara iyo ari yo yose niyakire gukira, niyakire imbaraga z'Imana. Dusengeye umuntu ufite ibibazo, uyu muntu ufite impagarara zo mu rugo, utinze ku musozi w'urushako, utinze ku musozi yabuze ko yubaka, mu izina rya Yesu. Wabuze inkwano, Uwiteka we uyu muntu wabuze uburyo kandi afite fiance, mugirire neza uyu mukobwa Mana, n'umwibuke, dore yakwikomejeho. Mugirire neza, gera kwa muganga, indwara z'amayobera, indwara z'imyuka mibi, mu izina rya Yesu. Tunanije ubugome bwose bw'abadayimoni, dukubitishije inkota y'Uwiteka. Abantu bawe nibabona amahoro, abarwayi nibakire, abafite imitima irushye Mana nuyiruhure. Tabara abantu bawe, rambura ikiganza, haze kwifuza kwa buri wese. Urakoze kubikoze, urakoze ko wumvise. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Urakoze Mana, icyubahiro kibi cyawe. Urakoze Kristo, ndagushimiye. Sengeye igihugu cyacu, sengeye abayobozi batuyobora, imbaraga zisumba byose zikomeze zibashyigikire, shyigikire igihugu cyacu. Ugira imbabazi si Mana data, ugira imbabazi si isi ifite ibibazo. Urakoze Mana. Dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye abakristo, abantu bawe bose ubagirire neza, urenganura abantu bawe abo shitani atwaza igitugu, mu izina rya Yesu. Kuboko kw'Imana yacu kuboneke kuri buri muntu. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Yari GATERA Jose guturuka muri Philadelifia. Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka mbahe telefone kugira ngo wifuza ko twamufasha tumufasha. Ese ni gute ko umuntu yahagara mu isezerano akamara imyaka 3-4? Ese ni gute umuntu yakomeza kubaha Imana turi muri ubu buzima bugoye? Ese ubuzima duhagazemwe muri ibibazo umuntu yakomeza kuba mu isezerano akanezeza Imana? Yego byashoboka. Reka tubahe telefone n'ubujyanama bukenewe, hanyuma cyangwa se no gusenga tukagufasha mu isengesho. Hari ibyo ushobora gusengera uri umwe n'ibikunde, ariko mubaye 2-3 Imana ikabikora. Ni 07 8 50 98 94 4 07 8 50 98 94 4 na 07 2 74 34 33 93 1 07 2 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Naho ubutaha.